abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza ndifuza kuzajyana na dufatanye kumuhimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguze amaraso abakorana urukundo bazahora nabo. Haleluya! Umva ikintu gishimishije ntacyo Yesu Kristo ngo azaba ari we mucyo ntacyo ngo ntawe uzakingiriza undi ntacyo uko Kristo azaba asa nawe no kuzabusa cyakora ngo ugende pepero tikomera buraha batikomeza utwawe turakwereka aho tukujyana dore tabita komeza yewe iyo ukora twishize twakubwiraga ngo ukore twishi dore Sara komeza cyakora ngo uzaba wagezeyo ngo bazapimirwa imirimo ngo muri mutarakora nk'urukundo wose uzashya naje kubibutsa umurimo wose wakoze wishongora uzashya. Urugero umuntu atugura intebe z'uru rusengero agiye abyamamaza Gikondo yose mwicaye mu ntebe nshyashya uti burya ni ngiye waziguze nabonaga ibibuno byanyu bishya nembaho nuko ndabateturura ibyo bigarukiye Gikondo bazagukomera amashyi ucyura yo ngayo. Mu idini habamo abantu babiri, habamo ibyiciro bibiri, munkurikire, habamo ibyiciro bibiri, namwe nimutayumvira 28 namwe ntabwo neguruzwa ijuru yabakindura. Amen. Nimudutangayo muzabahobere muzababwire ngo dusize bambara muzababwire ngo dusize bambara yewe niba mugezeyo muzabahobere muzababwire ngo dusize bambara. Amashi muzabahobere muzababwira ngo dusize bambara. Yewe nimudutangayo muzabahobere muzababwire ngo dusize bambara. Nimudutangayo muzabahobere muzababwire ngo dusize bambuka. Yewe muzababwire ngo dusize bambara. 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 Yewe nimudutangayo muzabahobere muzababwire ngo dusize bambara. Karako ngako gusa hari umuntu ubyumvise avuge cyane ngo amen. Hari umuntu ubyumva neza ibyo nshatse kuvuga avuge cyane ngo amen.
ariko se murajya he? Ntacyo muzajya ubwo se turaza gukorana gute? Ntacyo, mugumaho. Hari umubyeyi weretswe, mugumaho mwaba sore, hafi bishobora kuza kujagura. Harya ngo iri ni ijoro ry'iki? Ry'impinduka. Nibyo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Dusome Gutegeka kwa kabiri, ibice 8 n'umurongo w'8. Abantu ndimo guhura nabo, ndimo kubabwira ibibyiringiro by'ibirori bizabera hejuru ahangaha. Hejuru ahangaha hari ibirori. Ibice 8 Gutegeka kwa kabiri umurongo wa kangahe? Mwahageze? Dusome. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga. Ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikenera. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Tuvuge cyane ngo amen. Twongere cyane ngo amen. Ni igihugu cy'ingano na sayiri, ni igihugu cy'imitini. Uyu mwana mumufate. Ni igihugu cy'amakomamanga, ni igihugu wacukuramo, ni igihugu kirimo ibintu by'igiciro. Uzarya uhage, ntacyo uzaburiramo. Tuvuge cyane ngo amen. Uzarya uhage, ntacyo uzagira gute? Ibyahishuwe kugira ngo mumenye icyo nashaka kuvuga. Nahahera, ni igitabo gihera. Ibice 7 duhere ku murongo wa 9. Ibice 7 duhere ku murongo wa kangahe? Wa 9. Nahahera, nta n'igitabo gihera, ntago bibagora. Yego. Ibice 7 n'umurongo wa kangahe? Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara. Uyu murongo uhinyuza uwa Yehova. Uyu murongo somye uhinyuza uwa Yehova. Abantu benshi umuntu atabasha kugira gute? Kubara. Bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Dusimbuke hepfo 13. Muri icyo gice 13, umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe zaba bambaye ihema ryayo. Tuvuge cyane ngo amena. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yawo. Tuvuge cyane ngo amen. Izo mpundu nimuzikomeze ziraryoshye. Mundebe. Akoresha umwanya uringaniye. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri
ni igitabo mu bitabo bitanu bya Mose. Terime théologique ni livre Pentateuque. Les 5 livres de Moïse muri terime théologique ni livre Pentateuque. Ni igitabo yanditse mu marembera y'ubuzima bwe. Arasubiriramo amategeko urungano rw'Abisirayeli. Niyo mpamvu mu ndimi z'amahanga cyitwa la répétition de la loi. Kongera gusubiramo amabwiriza, kongera gusubiramo amategeko, kongera gusubiramo umwifato. Abakristo b'iki gihe bakwiye gusubirirwamo umwifato. Abibabwiye kubera iki? Ba papa wabo bashiriye Kadeshi Barineya, harokotse Kalebu na Yosuwa. Arabwira abana bo munsi y'imyaka 20 under 20 nibo bagiye gufata Kanani. Abandi bagiye hehe? Abandi bazize kwinangira no kutagira iyerekwa ryo gukunda igihugu. Kadeshi rero y'Ibarineya niho bashiriye. N'ubutayu bubi bukoropamo umuntu inzira zose z'Uwiteka n'imirimo yakoze, akibagirwa Imana yakoze, yarangiza akibagirwa. Kadeshi ngi muririmba yamaze abantu, yamaze abagenzi bavuye mu Egiputa. Niho Miriyamu yaguye, wa muhanzikazi. Niho musaza wa Aroni yaguye. Niho abasirikare hafi 600 bashiriye b'Abisirayeli. Niho inzoka zaririye Abisirayeli. Ubusabwe banga kureba yayindi kiza. Bishaka kuvuga ibigeragezo biri mu Kristo, akananirwa kureba Kristo ahubwo akareba bene wabo. Niho Mose yakubitiye igitaro ko atabwiwe. Niho abatasi 10 bavugiye inkuru y'incamugongo, bavuga ibintu biteye ubwoba byo guhabura. N'ubu kandi abantu bavuga inkuru z'incamugongo turabafite, baba hagati muri twebwe. Iyo basanze wazindutse ukora urusengero bagati komera revera, komera regionali, utisenge ndi regionali. Ariko gira umugongo ye urunamaho, inkuru z'incamugongo. Ubwo witanze ku nyubako wenda 3 ariko urayagira we, ugira nayo gutera inyoni. Ni inkuru zici n'abakimirana bagaruka. Abankurikiye tuvuge cyane ngo amen. Uziko munyumvise? Uziko munyumvise? Niho bavugiye inkuru z'incamugongo ngo kireka Kalebu nande na Yosuwa barakimirana. Barakimirana. Baragaruka. Ahangaha iki gitabo kirakomeye cyane. Mose arimo kubwira abana abakumbuza igihugu batigeze bageramo. Arimo kubakumbuza igihugu rero. Muri iyi minsi abakristo bakwiye gukumbuzwa iyo tujya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Arababwira ngo mwabana mwe mugize umugisha. Iyi Imana ibashoreye, iyi Imana ibatoranije, basogokuruza irabishe. Kandi bishe barayimenye. Ibitangaza 10 byo mu Egiputa bararebaga. Itanga Pasika bararebaga yo mu Egiputa. Bambuka inyanja itukura ibitangaza barabibitse. Yarwanishije urubura babireba, irwanisha amavubi babireba, ibaha resitora ibyo kurya batigeze bateka barabibona, ariko barinangiye none irabarimbuye. Mwebwe rero batoto keba, namwe nimutayumvira 28 namwe ntabwo neguruza ijuru yabakindura. Ndashaka kubabwira igihugu mujyamo, ndashaka kukibakumbuza. Haleluya. Ni igihugu cy'ingano na sayiri. Ni igihugu arimo kubakumbuza, arimo kubakumbuza, arimo kubakumbuza. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Nta mitiba yabagayo. Iyi ni Bibiliya. Nta mitiba yabagayo y'inzuki.
nta nka zari ziriyo n'ubutayu. Amata ashaka kuvuga iki? Umunezero, liberté totale, kwidagadura, guhabwa uburenganzira, guhabwa umutekano usesuye, independence. Niyo mata n'ubuki. Ntabwo bari kurya y'ubuki, bari bamaze iminsi mu buretwa. Yaravugaga ati uzajya mu murenge, par exemple urugero, usangaye mushiki wawe kwa so wanyu, usanga niwe gitifu, c'est ça, niyo mata. Uzajya mu karere, usanga Yohana mwiganye prefect Yohana usigaye rimwe ati ningewe, niyo mata. C'est la liberté totale. Uzajya mu ntara, usanga nyogosenge niwe governor ufite shanga, umva bimeze bite muri ine. C'est ça la liberté. Nicyo ashaka kuvuga. Iyo turi muri Yesu tugira liberté totale. Amashigumana yacu tugira liberté totale. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Amata nicyo avuga, amata nicyo avuga. Umuntu wanyweye amata aranezerwa, ntagira shikani. Nicyo ashaka kuvuga. Nta nka zari zihari, ntazo. Iriya ni comparaison, ni ugukumbuza. Ni igihugu cy'ubuki, cy'ubuki. Uzahinga weze, uzagira parcelle, uzubaka, nta uzagusenyera, uziga nta ukuma mu nkokora, uzatera imbere, uzashinga idarapo nawe, uzagira uzagira uruhando mu mahanga. Isirayeli we batoto, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Muzarya muhage, muzacukura amabuye y'agaciro, muzahabwa agaciro namwe. Uburetwa buzakuvaho, ayaya, uburetwa buzakuvaho. Iyo turi muri Yesu uburetwa butuvaho. Yadutuye imitwaro, yaduhetanishaga, none tugenda twemewe. Uzagenda wemye. Iyo turi muri Yesu turasinzira. Abadayimoni baniga abandi ntago batuniga. Farawo ntacyo adutwara, kuko twamaze kuva mu buretwa turagana i Kanani. Ngiki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni symbole, na amashusho ngero bifite icyo bitubwira muri iyi minsi. Iyo turi muri Yesu tuba dufite umunezero, tuba dufite umutekano, tunywa mukara tukaryama tukarota ijoro, twambara inkweto tuzidodesheje mushipiri. Igihe turi mu bukene ukabona umuntu niyo wambaye kubita ikorasi, yarabohowe. Haleluya, yarabohowe. Arya kawunga yonyine akararaguruka muri Kigali. Kigali we akararaguruka, akarota kubita abantu 2,000. Ujye birota ntuze we. Birya nibihe byiza, ni igihugu uzageramo. Uzarya uhage, uzagira umunezero, uzashisha nk'umukindo w'iraba. Haleluya, uzashisha. Mwagize neza kuntumira. Iki ni igitabo gikomeye, kirakumbuza abana kugera i Kanani. Naje kubakumbuza iyo mujya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twasomye mu byahishuwe, nihute ntago natinda muri iki gitabo. Nandi muri context Ancien Testament iki bishaka kuvuga ishusho y'ibizaba. Reka mvuge n'akitwarize ngere mu byo turimo. Twebwe biki gihe abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Aba bana bavaga butayu bw'Ikadeshi bagira Kanani yo mwisi. Twebwe turava mu butayu bw'isi tugana Kanani yo mwijuru. Dore rero uko Yohana yabibonye. Igitabo cy'ibyahishuwe kigizwe n'ibice bitatu. Bizingiye mu gice cya mbere umurongo wa 19. Yohana andika ibyo ubonye, cyo ni igice kigize cya mbere. Wandike ibiriho kuva ku bice 2 kugeza ku bice 4. Wandike nibizakurikiraho hanyuma kuva ku bice 4 kugeza mu bice 22. Kigizwe n'ibice bitatu.
kuva ku bice 2 kugeza ku bice 4 ni amakuru y'amatorero. Simiruna, Perugamo, Tuatira n'ayandi. Ari amatorero yasomye uhita ubona ishusho y'itorero aho riri. Itorero ryose wasoma nundererwamo y'itorero ry'iki gihe. Usomye Efeso usangamo imibereho y'itorero ry'iki gihe. Usomye Tuatira nuko ni ibiriho. Ariko ndakubwira nibizakurikiraho hanyuma. Usomye rero igihe cya Yohana ibyari gukurikiraho. Yabonye itorero ritaha. Haleluya. Yabonye itorero rigira gute? Itorero ritaha. Ngo arabaza ngo Yohana we, nikoye bari abantu mbonye baturutse hehe? Bavuye he? Ko twari tuzi ko nta kazarokokayo, ko twari tuzi ko nta muntu watsindira hari ahantu h'umwijima. Ninde uhavuye? Ninde uhaneshereje? Ninde utsinze ubwo butayu? Arambwiye aramusubiza ati mwami ni wowe ubizi. Ariko ngo ni abantu benshi umuntu adashobora kubara, bavuye mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu isi yose nzima. Icyo nicyo bita kiliziya, nicyo bita itorero, Eglise, the church. Nibyo bita itorero. Mu idini habamo abantu babiri, habamo ibyiciro bibiri. Munkurikire, habamo ibyiciro bibiri. Habamo abayoboke, hakabamo n'abakirisito. Ayaya. Mu idini habamo abayoboke, les membres de l'église, hakabamo n'abakirisito. Nibyo bice bibiri. Hari hatashe abakirisito, abayoboke basigaye. Warabimenye mwarimu? Hari hatashe abakirisito, abayoboke bagize gute? Basigaye. Nabonye hano mufite abashyitsi benshi. Mu idini mu bitahane habamo abantu babiri, habamo abayoboke, les membres de l'église, hakabamo n'abakirisito. Aba nibo bari batashye. Ye baba we, ng'impanda nivuga, hazakora ugutwi, ntihazakora amatwi. Ntabwo ari ayazakora, hazakora ugutwi. Ufite ugutwi ntabwo ari ufite amatwi, hazakora ugutwi. Niyo mpamvu impanda nivuga hari abazajya mu materaniro, hari amakorali azasigara aririmba. Impanda nivuga hari abazajya gusezerana. Impanda nivuga hari abazaba barimo gutega imodoka bagenda. Impanda nivuga hari abazaba barimo gukora soruti bagiye mu ivugabutumwa. Impanda nivuga hari abazaba bari mu byumba by'amasengesho. Ariko kiliziya izaba yatashe. Warabimenye ko kiliziya izaba yatashe? Itorero zaba ryatashe, abamambure basigaye. Abafana bazaba basigaye. Abafite ugutwi nibo bazumva impanda. Ndabifuriza kuzumva impanda. Ngo bazahurira mu kirere, ngo maze habanze havuga impanda cyo gutunganya ikirere kugira ngo ishyanga ryera ryinjire, kugira ngo hatagira ikintu kiduhagamaho. Ndakwifuriza kuzaba muri abo ngabo. Ngo kandi hazabanza bapfiriye muri we, ngo n'abazaba bariho mu kanya gato nk'ako guhumbya, ngo bahindurwe. Murakiza cyane, amen. Naba Yohana yabonye, naba ngaba yabonye. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ngo bagende bahurire mu kirere, bavuye mu birere bingahe? 4. Ngo ni amahanga yose n'amoko yose. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Activite ku isi zizaba zikomeje. Abasekura isombe bazaba basekura, abarya ibinono by'isombe bazaba bari mu byinka bazaba barya, abari muri fete bazakomeza, abafite amatwi bazasigara, hazagenda abafite ugutwi. Hazagenda abafite ugutwi. Niyo mpamvu birivuga ngo muhore muyoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu muri mbye yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ngo nibahurira muri icyo gicu,
pare ngo bazahita bapimirwa imirimo, ngo bazapimirwa imirimo pare ngo imirimo izahitwa ijya ku murongo, bapimirwa imirimo. Munkurikira ndenda gusoza kugira ngo dusenge. Ngo bazapimirwa imirimo, ngo umurimo utarakora nk'urukundo wose uzashya we uzashya. Naje kubibutsa iby'igihugu mujyamo ni igihugu cy'ingano na sayiri, uzarya uhage, ariko dore kondisiyo uzashya. Umurimo wose wakoze wishongora uzashya. Urugero, umuntu atugura intebe z'uru rusengero, agiye abyamamaza Gikondo yose. Mwicaye mu ntebe nshyashya uti burya ni ngiye waziguze. Nabonaga ibibuno byanyu bishya nimbaho nuko ndabateturura. Ibyo bigarukiye Gikondo bazagukomera amashyi ucyura ayo ngayo. Mwariye burya ninjye wadukaranze, ibishyimbo byari bigiye kuzabamena inda. Two tuzashya ni igihugu uzaryoha cy'ingano na sayiri, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Uzaryoha ntacyo uzaburiramo, ariko hari kondisiyo. Muranyikiza cyane ngo amen. Uwo mwana mu muguyaguye yarangaje abantu. Muranyikiza cyane ngo amen. Twongere cyane ngo amen. Iyo mirimo nimara gupimwa izarokoka, ntugire ngo bizihuta huti ngo bizamara imyaka 3 n'igice. Hejuru hariya 3 n'igice nta huti bapimira imirimo y'abera. Kandi dinga abantu bazaguruka. Ubu turimo kumera amababa, umwaje gushaka amababa. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Ngo imirimo rero nimara gupimwa iyo myaka 3 n'igice, mu nkurikiye ngiye gusoza. Ibingibi muzabyumva hakeya, muzabyumva hake. Ngo izahita igenda yitendeke, kuko tuzava muri iyo mirimo dupimirwa imyaka 3 n'igice. Indi 3 n'igice tujye mu cyumba kwa sheri. Tuzajya kwa sheri wacu witwa Yesu. Kuko nta mugabo udacyura umugore mu nzu, ntabwo azatwakirira ku gasozi. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Murashaka gukoma amashyi ngaho nimuyakome. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Ngo tuza mu gifaransa babyita ngo fete de l'agneau, ubukwe bwa ntama, bw'umwana w'intama, fete de l'agneau. Ngo niho tuzizihiriza ibirori. Ntago rero twakwinjiramo imbokoboko. Wakwinjira mu cyumba cy'umugabo utajyanye ibishyingiranwa. Iyo mirimo ngo izagenda yitendeke hafi y'umuryango. Tubikompare gutyo, tubigereranye gutyo. Ngo itegereze, kuko protokole y'abamarayika izaba nke, imirimo ni izakwereka ibyicaro. Kugira ngo utazateza akaduruvayo ukajya mu byicaro bitakubereye, ukajya kwipanjarika kwa Tabita, ukajya kwipanjarika kwa Dawidi, ukajya kwipanjarika kwa Aburahamu, ukajya kwipanjarika kwa Obadiya wahaye abahanuzi, ukajya kwipanjarika ahandi hose uzi haba abantu b'inyamibwa. Uzicara mu kanya gakwiriye uturimo wakoze. Haleluya! Ibirongoranwa bya bizakwereka umwanya uzicaramo. Kera tukivumba bavumbye abakuru, umuhanga wo kuvumba ntago yicaraga y'igicuma kiva, yicaraga iyo kijya. Niba kiva hariya kigana hariya ukicara hariya, ntago wajyaga iyo kiva, kugira ngo gite kigusanga. Ntago mwijoro aruko bizagenda. Banza akaduruvayo, imirimo ni izakwicaza mu mwanya wawe.
muri icyo cyumba cya sheri wacu mu birori bya ntama. Haleluya! ngo imirimo izaba iri pare hafi aho ngaho, hafi aho mujya mukora ikosa mukavuga ngo runaka ngo yera imbuto kuruta abantu bakijijwe. Nta muntu uruta umuntu ukijijwe, ntawe. Ngo yampaye umuceri ngo na kawunga ngo yampaye na rifuti ngo araruta abantu bakijijwe. Nta muntu uruta umuntu ukijijwe. Nta maraso ya ntama yakowe. Ntayo. Yakugiriye neza, Imana yamukoresha ko ntaho muhuriye. Ntaho umugeni, umuntu wambaye ikanzu y'umweru ntago ahuriye n'abandi bambaye za bleu foncé za hwati no umugeni. Ntaho umugeni ahurira n'abandi bantu uko yaba ari kose. Nashaka agende n'ibirenge yambaye ikanzu we ntayo wambaye. No umugeni wowe uri umusiviliyani. Ibyo rero murabyitiranya kubera amasantima, kubera ko babahaye imiceri, babahaye ibitunguru, babahaye intoryi, mukabigereranya n'umuntu wizeye Umwami Yesu wakowe. Ntaho bahuriye. Ngiyo mirimo rero ngizabiri hafa ngo tugiye kwinjira mu cyumba ngo tuzamara 3 n'igice. Abankurikije tuvuge cyane ngo amen. Ngizazi iyo mirimo ngikicameke. Igira gute? Ikicameke ikujyane mu byicaro. Cyakora ngo jyane pepero tukomera buraha batikomeza. Utwawe turakwereka aho tukujyana. Dore Tabita komeza yewe. Iyo ukora twishize twakubwiraga ngo ukore twishi. Dore Sara komeza. Cyakora ngo uzaba wagezeyo. Haleluya! Umva ikintu gishimishije. Ntacyo. Yesu Kristo ngo azaba ari we mucyo. Ntacyo. Ngo ntawe uzakingiriza undi. Ntacyo. Uko Kristo azabasa nawe no kuzabusa. Ntacyo. Tuzabana n'Umwami iteka ryose. Ntacyo. Ndakwifuriza kuzagerayo. Haleluya! Mumwikirize. Yitere. Amen. Ntacyo. Ya minota iracyariho. Mbabwira utundi. Date we. Umva ngo nawe uzakingiriza undi. Ngo nkuko izuba rirasira birongera akaribona. Ngo Yesu Kristo niko azabari. Aho uzaba uri hose uzamubona. Upfa kuba wagezeyo. Abazajye tuvuge cyane gane. Abazajye duhaguruka dutere haleluya. Tuzaba kuri ya ngoma. Imibabaro ishize. Tuzaba kuri ririmba. Duherekeza kandi ahawe kwambara umwambaro mwiza. Uwo mwambaro ni imirimo y'abera, ni ikanzu yera. Ikanzu yawe ntiyandure, wicogora wicika intege. Ngo imirimo ikicomeke, ngikujyane ubareba ibyo byiciro byose ureba. Umva igitangaje. Ngo uwo wakekaga si uzabonayo. Umva ikindi gitangaje. Ngo utakekaga ni uzabonayo. Umva ikindi gitangaje ngo kizabayo. Ngo nugushiduka nawe uyibonyeyo. Ayo ni amashyi y'Uwiteka. Azakenyera duhereze. Yoha Mariya ni bande bavuye hehe? Babaho? Ndati Mwami wanjye no biza tereka nkubwira aho bavuye mu rurya mubabaro.
bavuye muri zirya ntambara, ariko bafite iturufu imwe yonyine, bamesera ibishura byabo. Amashyi ku Mana yacu. Bamesera ibishura byabo mu maraso. Iturufu niyo ngiyo, iturufu niyo. Dore bizaba ngo twinjiye muri icyo cyumba ngo harimo korari ebyiri, naha ngiye gusoreza mbibabwire ngo harimo korari ebyiri. Ibyahishuwe 15 uhereye ku murongo wa 4 ngo hazaririmba, muraza kuhasoma mugeze mu rugo, ngo hazarimbamo indirimbo. Korari ya mbere ngo izaba ari indirimbo korari ya Mose, ngo niwe uzaba ari dirija wayo, ngo bazarimba kuva mu itangiriro kugeza muri Maraki, ngo baririmba icyubahiro cy'Uwiteka gusa. Umva abantu bakomanta muri Bibiliya, ari komantateri abaryosha Bibiliya, baravuga ngo iyo korari izaba ari korari y'ibikura nkota yabatangiye saa 11 za mu gitondo. Ngo umuntu wa mbere uzafata soprano nkuko namwe muyifata ngo ni Abeli wera, gazajya kuri uwo murongo Abeli. Ngo hakurikireho ba Aburahamu, hakurikireho ba Dawidi, hakurikireho ba Yeremiya, hakurikireho ba Danieli, hakurikireho ba Yobu, hakurikireho ba Maraya Rahabu, hakurikireho ba Rusi, cya gikobwa cyavutse mu muryango utera umwako Imana ikakimwakura. Hakurikireho izo ntwari zose, hakurikireho ba Yosefu mu Egiputa. Ngo ni korari y'intwari, ngo batangiye saa 11. Imana ishimwe, ngo bazaririmba indirimbo ya Mose. Twebwe rero korari B ngo tuzaba turi aho ngaho Yesu adutegereje, kuko tuzaririmba indirimbo ya ntama. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Iyo ndirimbo ngo izaba ikaze. Ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima Umukiza, bifuza kuzajyana na tufatanya kumuhimbaza, tuzaririmbira Umukiza kuko yatuguze amaraso, abakorana urukundo bazahora babo. Haleluya! Ngo azaba ari umunezero udashira, ngo azaba ari igitaramo cyo kunezeza umugenzi, ngo ntabwo buzongera kwirukundi. Iyo korari B ngo azakenyera Kristo, ngo avuga ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Uzi twebwe ngo ikintu azadukundira, twebwe aba saa 11, uzi ikintu azaduca, ngo nuko twamwizeye tutaramubonye. Abizeye Yesu tuvuge cyane ngo amen. Abizeye Yesu tuvuge cyane ngo amen. Ngo twarumvise turizera, azavuga ngo nimuze abo data yamugisha, mwanyizeye mutambona sha. Abayuda namaranye nayo imyaka 30 bancira amazi, ni mwizire ngo akenyere. Maze ngo korari B nayo ihaguruka. Uzi ngo abantu ngubikura nkota bazahagarara imbere. Uwa mbere ngo ni Stefano wera, bamuteye amabuye. Umva abantu bazabare bamuteye, bamwicisha amabuye. Uwa kabiri zo wari we Polikaripo Revera w'isi muruna, bamutwitse ari muzima. Umva uwa gatatu Paulo bamuciye igihanga. Umva uwa kane Baritelemayo baramushishuye nk'ihene amara iminsi 3. Umva bo baririmbye tuzaba turi kumwe. Ariko wowe burakawunga Yesu nkuvuyeho ndakwanze. Umva abandi tuzaba turi kumwe. Matayo bamurashisha imyambi mu Buhinde. Umva abandi tuzaba turi kumwe. Yakobo Reverend Yesu bamuciye igihanga. Umva abantu tuzaba turi kumwe. Bumve Perepetua bamutwitse mu migano atwite. Ni warimbye ngende umukristo, abahanga bavuga ko ari warimbye ngende umukristo nzahora niwe. Umva abantu tuzaba turi kumwe. Wabumvise abantu bazabafashe soprano y'imbere. Wabumvise maze natwe aba saa 11 ngo tuzeteta tujyemo. Ati natwe twahajya. Abangurikiye tuvuge cyane ngame. Ngo natwe tuzajyamo, ngo azaba duciye ko twamwizeye adahari. Abizeye Yesu amashikomana yacu, amashikomana.
ngo tuzagenda dupange ngo turirimbe indirimbo ya ntama yo gucungurwa gusa, niyo gucungurwa muri ibyo birori mu cyumba kwa sheri, nta rongo rizatwica. Hari igitangaza ngo kizaberayo. Haleluya. Ngo ku murongo w'inyuma ngo hazajyamo cya gisambo, rwa ruyuku narwo ngo ruzafata umurongo warwo. Ntiyigeze agera mu rusengero, ntiyigeze akuburamo, nta na konseri yagiyemo, nta muryango w'urusengero azi. Ariko ngo uzi impamvu icyo yamuciye, ngo yamwizeye ari inyama. Ntabwo tugunyizeye sha, uyu munsi turabana muri paradizo. Ngo ahagarariye rero abandi bantu bazumva impanda badakoze imirimo, batageze no mu rusengero. Ngo hari abantu bazumva impanda bazahura n'amahirwe y'impanda. Muzahura nko ku cyumweru batari ko haryo usengera he, tusengera sejemu. Avuga atari ko umva ndarambiranye nanjye, uyu mwami Yezu yarandinze none naramuhemukiye. Ku cyumweru tuzajyana, kandi uhereye umunsi ibyaha ndabiretse, ndabizunutswe ndagatwikira Yezu mu kiliziya. Arahire kandi koko yafashe icyemezo. Yezu naramubabaje, ariko ku cyumweru uzanyureho Imana irebe isange koko yagambiriye. Uyu impanda nivuga azagenda, azasanga ku murongo cya gisambo. Ayo mashina y'Imana. Umva ikintu gitangaje, azabisikana n'umuntu imaze imyaka 20 cyangwa irenga mu itorero rya rindi ryawe cyangwa idini, uzataha yiciraguraho. Ariko ndabirambiwe we, ibipindi gusa. Usaho nabereye wampaye iki? Bahora baduca amafaranga. Aho nayo tamiye umugongo imyaka 30. Aya Yesu urabeshya rwose. Ngiye kugenda nisambanire, ngiye kugenda nikorera ibindi, ubundi se runaka ko yagarutse yabaje. Atu nagenda impanda ivuke, uwo ntayazumva. Azabisikana nawe wundi. Ndabifuriza kuzumva impanda. Ndabifuriza kuzumva impanda. Yoha. Bari abantu mbona ni bande kandi baturutse he? Ko twacekaga ko nta muntu uzava muri uriya mwijima. Ariko ati mwami wanjye ni wowe ubizi. Ngo reka nkurangire, bariya n'abahanga, bariya bagize iyerekwa murakiza cyane ngo amena, bariya bahaza amagara, bariya barahatanye, bariya bamenye ubwenge, bamenye agaciro k'amaraso ya ntama. Bafata imyambaro yabo, bafata amakanzu yabo, bakajya uko bacumura, bakajya uko basitara, bagenda bamesera imyambaro yabo mu maraso ya ntama w'Imana. Nicyo gitumye rero umwami Imana babambyeho amahema, nicyo gitumye bazamutse, nicyo gitumye banesheje, bakingurira amarembo ishyanga ryera ririnjiye. Muranyikiriza cyane ngo amen. Ishyanga ryera rigize gute? Ririnjiye. Umva, iyo tuzajya nta rupfu ruzabayo. Iyo tuzajya ntabwo barambagiza. Uramenye ntabwo barambagiza, nta switi, nta sherishushu. Reka. Iyo tuzajya nibakuramo amada. Iyo tuzajya ntabwo baprayinga. Iyo tuzajya nta magarada bayo, ntayo. Iyo tuzajya nta nzobe zibayo, nta bikara bibayo. Iyo tuzajya nta bagufi nta barebare. Uko Kristo azabasa natwe tuzasa nawe. Iyo tuzajya nta ndwara z'ibyorezo. Iyo tuzajya nta bomba atomike. Iyo tuzajya ni igihugu cy'amata n'ubuki. Uzarya uhage ntacyo uzaburirayo. Ni igihugu cy'umutekano, ni igihugu cya ntama yaduteguriye, ni igihugu cya Emmanuel. Uzabana n'umwami iteka ryose. Nuko rero mumaranisha imibabaro, kubwirana ayo magambo yuko abera bazataha, yuko itorero rizataha. Haleluya. Ndakwifuriza kuzamura urugo bwawe. Twuke imitwe yacu. Mutuzeho gatoya, mwihanganeho gatoya, tubanze tubasaba abantu.
tugiye gusengera umuntu wumva yakwiyunga n'Imana ku bw'iki gihugu, akavuga tuwite oya sinshaka kuzasigara muri iyi si mbi. Urahari ngo uhaguruke tugusengere. Ikindi turasengera umuntu utakigira aho ateranira bitewe n'insengero zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Haguruka tugusengere. Icyo gihugu urumva uzakijyamo muri izo si zombi niyo uhisemo. Igira ijuru tugusengere, igira ijuru tugusengere. Mbe muri izo si zombi niyo uhisemo. Igira ijuru tugusengere. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Abazajyayo n'abamesa ni abantu batunganya ubugingo bwabo. Urahari, urabona ukwiye kuzakijyamo. Imana niguha umugisha. Iminota irimo kuntoroka. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha nawe. Nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Mugire vuba, iminsi ni mibi, iminsi irihuta n'ingoga. Wese urabona ibyo ukora bihuye n'aba bagenzi. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mwami Yesu dusengeye abana bawe kugira ngo beze ubatunganye, kugira ngo bakomeze urugendo. Ibyabatambamiye bitambamire kandi bahe imitima iboneye rwose. Mu izina rya Yesu, amen. Torero muhaguruke twese dusenge, muhaguruke twese dusenge. Ndakubaza wewe waje muri iri teraniro, urabona ibi birori uzabitaha? Urabona ubu bukwe uzabutaha? Urabona iyi kondisiyo yujuje yo kumesa imyambaro wawe? Urabona uri umugenzi? Urabona utari umumambure, uri umunyetoro, uri uwo kwa Kristo? Uri umukristo cyangwa uri umunyedinisa? Ndakwifuriza kuba mu itorero. Haleluya, 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 haleluya. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye biha. Worship team. Abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri amashi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bariha. Bamwe rero, bamwe murabo banyamahirwe babaciye bihanga, abandi barumva amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bariha. Aho hera, aho hera, yes, iyo nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abantu indirimbo zo kuneza. Aho hera, aho hera, aho hera, nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abantu indirimbo zo kuneza. Mana urahambaye. Twatangiye urugendo rugana i Kanani, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cy'umunezero, ariko duhura n'abanzi. Satani aradutega, ariko twamaramaje kugerayo. Uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, ntabwo azacogozwa n'icamugongo. Sengera abana bawe, sengera aba bagenzi. Wari unaniwe nakomere, wari ucawe nasubire mu intege, wari usubiye inyuma naganduke, wari uguye niyeguke. Turagana mu mwami, turagana mu gihugu. Iyo agiye ntabwo uzakuzagera, iyo agenda n'urugo
turaguhimbaje imitima yigaruriye tugukorera amashyi tugushimira mu izina